Oh my God! Ntabwo byari bisanzwe nta nubwo byari bimenyerewe, aho uyu musore ya mpano kuri ubu ngubu ari kuvugwaho videwo z'urukozasoni cyangwa se videwo zo gukina porono. Ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu bitari bimenyerewe hano mu Rwanda, ni ibintu abantu benshi bagiye babona bakabiteraho komenti cyangwa se bakabivugaho bakavuga bati ibi ntabwo byari bikwiriye, ibi ngibi ntabwo nk'umuntu nka ya mpano wari umaze kugira cyangwa se umaze kugira izina rikomeye hano mu Rwanda, ntabwo yari akwiye kuba yifata amavidewo ameze gutya akayashyira ahagaragara, ibintu byaciye igikuba mu bahanzi bagenzi be ndetse no ku masosho media agiye atandukanye, bavuga bati ya mpano nk'umuntu koko ukora igitaramo cyangwa se ubasha kuboneka mu gitaramo agakurikiranwa n'abantu bangana kuriya cyangwa se imbaga nyinshi y'abantu ikabasha kumukurikira, ntabwo yakabaye yifata amavidewo ameze gutya y'urukozasoni. Ibintu byagiye bitangaza abantu rero, umutipe aho yifashe agakora videwo igeze ku minota 10 arimo kugaragaza amashusho nyine agaragara ko ari mu gikorwa we n'umukunzi we, ndetse ari gukubita umusuwagege nk'uko ba Burikana ba Nguni bagiye babigarukaho, ibintu byose byagiye bigaragara ko uyu mutipe rwose yabashije kwiyandarika ibintu bitari bikwiriye ku muntu w'umuhanzi nka ya mpano, bati ntago afite impano imwe yo kuririmba gusa, ahubwo afite n'impano yo gukina aya mashusho cyangwa se aya mavidewo nk'uko mwagiye mubibona, bibutse ko uyu mukobwa nyine wagaragayemo ari umwe mu bakobwa nyine bagiye bakundana n'uyu musore ya mpano. Ibi bintu rero byaciye igikuba ku mbuga nkoranyambaga, kuko uyu musore ntago batekerezaga yuko ibintu nk'ibi ngibi nawe yakabaye abigaragaramo, babonaga ko ari umuntu mbese ushobora kuba yagira imico n'ikinyabupfura ku buryo ibi bintu atakabaye abigaragaramo, ariko kuri iyi nshuro yabyisanzemo. Murabizi ko mu minsi yashize haciyeho umutipe witwa Balthazar agaragara mu mashusho nyine nk'aya ngaya y'urukozasoni, bati ibyo byabaye mu mahanga, none kuri uyu munsi rero birimo kuba inaha mu Rwanda, nguyu ya mpano byagaragaye ko adafite impano yo kuririmba gusa, ahubwo burya hari n'indi mpano yibitseho, ariho bamwe bagiye batera amakomenti bavuga bati yashatse no kuririmba yabireka, ati kuko turabona afite umumbunda wa danje, ati kuwusabaganya umusuwagege rwose, ati ni ibintu bya hatari. Ibyo ni ibintu byagiye bigarukaho n'abantu batari bakeya, bamwe bamutisinga abandi bavuga yuko rwose ya mpano ibi bintu ari ibikorwa bigayitse, ibikorwa by'urukozasoni, bavuga bati se ibi bintu kuko yaba yarabitekerejeho ate kugira ngo abikore, ariko akavuga yuko ibi bintu nyine atari we wabashije gushyira utu tuvidewo hanze, uko byagenda kose ari umuntu uzi password ye waba warashyize utu tuvidewo hanze, ati kuko ati ibi ni ibintu nakoze n'umukunzi wanjye dushaka kugira ngo dufate nk'ifoto y'urwibutso, ntabwo ari ibintu nashakaga gushyira ku mbuga nkoranyambaga. Bari kuvuga ko rero na RIB yakabaye yabijemo kugeza ubu ngubu, ubwo haraza guca uwambaye, ariko abari bafite intekerezo nk'izi ngizi cyangwa se bashaka kuzigaragaza mu buryo nk'ubu ngubu, musigeho mwe kwangiza umuco nyarwanda. Bibutse ko izi nkuru muzitegurirwa kandi mukazigezwaho nanjye James Legend wamamaye, ndahababereye 5/5, Imana y'u Rwanda ihorane namwe.